Yesu ashimwe bavandimwe, turongera kubakira cyane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi kuri True Line Program. Ni ikiganiro tubategurira tugahurizaho abantu benshi cyane, ariko noneho uyu munsi twaje nka group yose ya True Line Program. Twaje kubaganiriza kuri True Line. Tugiye kubaganiriza kuri topic ya True Line, iryo zina ryaturutse he, ese ryaje gute, irihishurirwa ryatangiye gute. So sindi njyenyine nkuko nababwiye, twaje nka group ya True Line. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Ishimwe César hamwe na Hope. So uno munsi rero nkuko twabibabwiye, tugiye kuganira ku kiganiro cyacu, tugiye kuganira ku izina ryacu, tugiye kuryigaho tumenye se ryaturutse he, byagenze gute. Hari umuntu uzakibaza se kuki abantu baryise True Line, ese byatangiye gute. So ngira ngo Hope tugiye kubiganiraho. Reka mpere kuri César. César, izina True Line Program cyangwa se uyu muhamagaro irihishurirwa ryaje gute? Sinzi impamvu ngiye mbajije César, wese afite uburyo ryagiye bimuzamo, ariko none reka duhere kuri César. Byagenze gute, wabyicaye ubitekerezaho gute? True Line nanjye uko mbitekereza kuri ngewe, cyangwa se njya kugitekereza icyo kintu, n'ubu ngubu ntabwo ndabona True Line natekereje. Ntabwo ndabona True Line natekereje kubera ko True Line ni ikintu kigari. Ngiye njya kukibona nakibonaga nk'ikintu kigari cyane, kandi koko ngira ngo n'abantu iyo barebye logo iri muri True Line bakabona umuntu uri kugenderamo ni umuhanda, ariko ni umuhanda utagira aho ugarukiye. Nuvuga ngo True Line nanjye ubwanjye sinzi aho izagarukira, ariko mu by'ukuri nko mu magambo y'ikinyarwanda rurimi rwacu, True Line ni umurongo nyawo. Yego, César atubwiye ati True Line ni umurongo nyawo. Noneho ndashaka Hope unsobanurire se ni iyihe ntego nyamukuru True Line Program ifite. Ese mwabitangiye nyine mufite icyerekezo, ese what is the purpose? True Line nyine nkuko yaramaze kubivuga ni umurongo nyawo, bese ni ukugendera mu kintu kiri cy'ukuri. True Line rero purpose yari ihari niyo kugira ngo tumenyeshe abantu cyangwa se abadukurikiye ese umurongo nyawo waba uwuhe, ese kugira ngo ubashe kugenda mu murongo nyawo wakwifashisha iki. Nk'abadukurikiye bo barabizi, akenshi twifashisha Bible kuko twabonye ko niho dushobora gusangamo umurongo nyawo, koko atari kuvuga ngo ngiye mbyumva ko umurongo nyawo ari uyu gutya. Umurongo nyawo, ese ushaka kujya mu murongo nyawo waca he, wagendera kuki? Donc Bibiliya niwo murongo nyawo dushaka kwigisha abatuye isi. None se César, reka nkwibarize ikintu kimwe. Wari wicaye, wari uryamye, waragendaga, ngiye kumaza ngo wari utetse ese wari uri mu kihe gikorwa umunsi wumva ati True Line akantu kakuje mu matwi? Hari umuntu naganirije ubundi arambwira ati ngiye njya gutangira gukina umupira, nararyamye ndarota mbona ndi gutera amashoti. Ese koko nawe warose uri kuvuga ijambo ry'Imana, ese byagenze gute? True Line ijya kuza ngira ngo Prince nubwo asa nk'ari kumbaza mwe mukurikiye True Line, bya byose ngira ngo ntago twayiherewe hamwe, ariko nkimara kugira icyo kintu cy'igitekerezo True Line Prince nahise mbikugezaho. True Line uburyo yaje nka revelation. Hari igihe cyageze mfata umwanya wo kubaza Imana ngo myereka ikintu cyanye nshobora gukora cyanyacyo, kubera ko Prince niba ubyibuka neza, iyo ikintu atari cyawe ntugitindamo. Ikintu none ikintu atari cyawe kugira ngo ubone confirmation, ngira ngo ntago kiguhira, uragikora ukagikora umunota umwe ukabona kise cyanga. Ariko ngira ngo True Line Program igiye kumara igihe kingana umwaka ugiye kuzura cyane. True Line Program igiye kumara hafi umwaka, ahubwo tuzakora twabyita yubire. Ariko buriya ntabwo byaba ari yubire, ariko ibyo byose ni irindi shimwe tuzatugiye kujya ku Mana. So Hope, reka nkubaze, nkawe uru rubyiruko, uri umwari n'umukobwa, abantu bakubona no munsi uri kuri televiziyo bakavuga, twayita televiziyo ko n'ubundi ni True Line TV. Abantu bakubona uno munsi uri kwamamaza ubutumwa bw'Imana, abantu bakubona uno munsi hari icyo urimo uravuga. Ese ni iyihe nama wagira umukobwa uri mu kigero nkawe ukamubwira ati noneho ushobora kuba ujya kuri YouTube ukagaragaza impano yawe mu bundi buryo, sibyo, ariko se iyo mpano yawe hari uburyo ivugamo Kristo? Ese wowe wamugiriye nama? Inama namugira rero abantu benshi, twese, buri muntu wese ku isi afite impano kandi afite icyo yahamagariwe gukora. Ushobora kutaza ngo ukore nk'ibyo nge nkora cyangwa se nkore nk'ibyo wowe ukora, ariko ibindi ukora, nimba ukina umupira nk'uko wari ubivuze, nimba ukina filime, nimba uririmba, nimba ukora iki, uzarebe neza nimba mu cyo ukora cyangwa se mu mpano wifitemo, nimba ubihuze n'Imana. Ushakisha uburyo impano yawe wayikoresha mu gukorera Imana, kuko n'icyo Imana yaguhereye. César, muri uyu ni umushinga mugari. Ni umushinga sibye no kuba wakungukira umuntu umwe ku giti cye, ese wakungukira n'isi yose muri rusange abadukurikira. Ese ni izihe mbogamizi wagiye uhura nazo mu buzima
cyangwa se wowe na Hope ni nanjye ubwanjye nanjye mfite izo nahuye nazo se wowe nizihe mbogamizi uhura nazo mu buzima bugiye butandukanye cyangwa se mu gihe uno mushinga urimo urawukora? Kubera ko True Line n'ubundi ari ukwereka abantu kuri, reka mpite ngiheraho. Abantu bibaza kuko natangiye mvuga ko ari vision cyangwa se ikintu nicaye nkavuga ngo mana nkora iki, wenda ikambwira ngo kora iki ngiki. Ariko abantu bajya bibeshya ko Imana ikubwiye gukora rimwe na rimwe uzahita ugenda nk'umuhanda ukatugeraho nta kibazo. Byanga byakunda Imana ikubwiye gukora hazabamo imbogamizi kugira ngo umenye ko icyo kintu kiri approved by n'Imana, sibyo? Ikiza nuko ubona uri gutabarwa, urakijyamo cyangwa se ugahura n'abantu bagufasha. Ni urugero nk'umukameramani wanjye already True Line ijya kubaho namuhamagaye ndamubwira nti ko twariganya ahantu, ndamubwira nti se twakora iki ngi wabo. Nukuri twaricaye turi nk'abantu batatu tura develop umushinga tujye, ariko ngeze mu rugo ndongera ndasenga numva ko byanga byakunda si igikorwa cy'abantu benshi, ni igikorwa cyanjye. Ahubwo noneho ndongera mbwirwa n'Imana ko True Line ntago wa muntu nabwiye nk'umuntu ufatanya bikorwa True Line ari we uzaza tugafatanya, ahubwo niwe muntu uzaza kumfata amashusho. Mu by'ukuri byari bigoranye kumubwira ngo dore ngiye gutangira project ndi njye nyine ubushobozi ibiki n'ibiki, ariko kubera ko ari Imana yari yabivuze already nahise mbimubwira ahita byumva. Habamo imbogamizi, kamera zava utuntu nk'utwo, ariko proof ya mbere nuko wa muntu atakugora. So rero True Line ngira ngo icyo gihe nanone ndongera aribwo nahitaga mbikubwira we Prince akubwira nti ariko maze iminsi ngira inzozi, maze iminsi senga niki nakora, amajwi nkumva icyo kintu kirimo kirarepeta muri jewe umunsi ku munsi, ariko nkabona ndi kumwe n'undi muntu ari gusemura, ari umuntu unyitayeho uri kumbwira ngo okay bigenze gutya, nibwo naza nkakubwira ni iki kintu bimeze gutya, nawe ukambwira uti nanjye mfite ikindi kimeze gutya, mukabihuza. Habaho imbogamizi rero, ni ibintu bisanzwe, nihe muri bukorere, urumva ese ubushobozi muri uploadinga gute, ese murasobanura ibyo mugiye gukora gute, ariko imbogamizi ziba zihari. Ikikwereka ko icyo kintu cyaprovinzwe byanga byakunda nuko muri za mbogamizi uyoberwa ukuntu ibintu bigenze, ukabona uri kugenda ugera ahantu heza. Yego, wowe Hope ni izihe mbogamizi uhura nazo muri imbogamizi zo ntabwo zabura, kuko hari abantu baguca n'intege n'abantu muri rusange sosiyete tubayemo, kuvuga se wowe umuntu nkawe banza wirebe gute ushobora kugenda urabura kuza ukajya mu babyina, ukajya mu bakora ibi n'ibi ugahura n'abantu baguca intege bavuga ngo ibintu urimo byo kujya kuvuga Imana se Imana ntago ibaho, ko hari benshi bazi ko itabaho. Rero abantu benshi sosiyete turimo nayo igenda iguca intege, niyo mbogamizi. So dusoza ndagira ngo bongere batubwire ese niyihe nama bagira umuntu ufite inzozi, niyihe nama bagira umuntu ufite revelation runaka ariko akabona naho bizahera naho bizava. Wenda reka tuvuge ko ntago nashatse kubyinjiramo ngo mbaze cyane Cesaretse capital wayikuye he iki n'iki, sibyo? Ariko najyo ndumva ari bimwe mu mbogamizi umuntu ahenda ahura nazo mu buzima. So ndashaka mutubwire dusoza mu magambo make ya ese ni gute umuntu yagira ku kintu yifuza kabone hari ibintu byinshi bimuca intege. Icyo kibazo ngisubiza, reka mbanze gato ko Prince ntago ari buducike tutamubajije. Icyo kibazo ngisubiza, ikintu cyo nakubwira cyo icyambere no gusenga, kuko iyo utasengeye ikintu ugiye kujyamo urahuzagurika. Ikindi utasengeye ikintu ugiye kujyamo nyine urumva, habaho kumvira, habaho kumvira. Nka Prince rero nanone ngira ngo mujya mubona kenshi muri True Line program ariko abantu benshi ndabizi twari dushoje bataramenya ese Prince ko yatubajije, reka natwe wenda tugire gutya tumuchallenging. Prince yangira ngo abantu bakuzi mu ndimi zigeze muri 2. Kuki ukunda gukoresha Icyongereza? Murakoze cyane. Buriya uzarebe umwana, iyo umwana wamukuye kubere akenshi ajya ku rutoki. Iyo umwana wamukuye kubere ahita ajya ku rutoki, ugasanga hari n'igihe atinze arya urutoki cyane kurenza igihe yamaze arya anywa ibere. So nanjye uko nabivugaho nakuze niga muri system francophone, ngeze nko mu wa 3 primaire baraduhindura dushyira muri system anglophone. So nakuze urana umwana uhindura icyo gihe yega igifaransa arakivuga ariko akenshi yisanzura cyane mu rurimi yamazemo igihe kinini. So ntago ndi expert cyane mu Cyongereza, ariko ibyo byose hari urwego ndiho ku Cyongereza kurenza urwego ndiho mu Gifaransa. So rero niyo mpamvu akenshi usanga si bivuze ko Igifaransa aracyumva cyangwa se nakivuga, ariko Icyongereza nicyo nisanzuramo cyane cyangwa se nicyo nisangamo cyane.
abantu benshi bajya bazi izo ndimi ariko inshuro nyinshi ugasanga barazikoresha mu bikorwa bitandukanye, ariko usanga nka Prince inshuro nyinshi ukoresha nk'icyo cyongereza wenda usemura ni umuhamagaro wawe niko wabyiyemeje, kuki utajya mu bindi ngo ube wakoreshamo n'urwo rurimi rwawe? Hari ikintu kimwe maze gusobanukirwa kuri ino si, ikintu cyose umuntu abamo, ikintu cyose ubyuka ukagendamo, ikintu uryama nturote ariko wabyuka mu gitondo ukumva nicyo kintu kikwahagije umunsi ku wundi, nicyo kintu kiba ari umuhamagaro wawe. Rero njyewe nakuze nkunda indimi, nakunze nkunda kuvuga. Mu buzima niyo ugeze mu rugo barakubwira ati ese niki kintu Prince atajya arambirwa, barakubwira no kuganira, sinjya ndambirwa kuganira. Rero kandi nkumva naganira n'umuntu wese undi ruhande ntitaye ku kirimo avuga, waza ukamvugisha mu Giswahili sinshaka kugusubiza, ariko ibyo byose menya yuko nkumva, nkamenya n'uburyo ni Deborah mu kugusubiza. Wamvugisha mwiringara pfa kubuvuza ururimi rwose mba numva ngomba mfite n'urushake bwo kucyumva. Rero nkavuga yuko ari impano Imana yamaye yo kumva ko nkwiye kuganira cyangwa se no kumva ngize inyota yo kumenya ikintu. Ndavuga nese niki kintu nafata kikambyarira umusaro kikantunga ku isi, ariko nanone kikaba cyabasha guhesha icyubahiro Imana yanjye. Ni muri ubwo buryo niyemeje gukoresha indimi nzi mu buzima busanzwe. Gita nko gukoresha impano Imana yagwaye uyiramya? Yago nyiramya mu buhe buryo bwo gusemura, ku buryo nk'uri kumva ijambo ry'Imana ari kuvuga mu Kinyarwanda nani mushyira mu Cyongereza kugira ngo abyumve. Ariko nanone iyi impano ikabasha no kununga, kuko iyo haje mu businessman akaba akeneye wenda kuba yavugana n'umunyarwanda ariko batumvikana, icyo gihe aranyifashisha. Aho ni hahandi usanga impano yaguhaye igutunze, nanone ukaba nayo yihesha icyubahiro. Ngira ngo n'abantu babyumvisha isa ni marketing mukuntu. Ngira ngo ibyo ari byose ufite umuntu ukeneye gusemurirwa, ufite umuntu ukeneye kugira ngo ibyo byose abashe kumvikanwa handi, ngo no kuri True Line tugwe Prince tumuguhe. Hanyuma reka ngire n'ikibazo mbaza Hope ngira ngo ujye ubona social media nyinshi cyane, ujye ubona abantu kuri YouTube, abakobwa benshi baraza bakabyina, abandi babyina bambaye ubusa, abandi bakavuga amagambo atiyubahishije, mbega ukabona ntago mbega bifite comportement nzima. Wowe uri umukobwa wahisemo kujya mu maso y'abantu benshi cyane utanazi, kuko True Line program nkuko nabibabwiye ni ngari cyane, igera mu mpera z'isi, igera kure cyane. No kuvuga ngo n'ubu turi kuvuga turi kurebwa n'utatuzi. Wowe kugira ngo wakire icyo kintu noneho cyo kuvuga ngo abashaka kundeba bazambona kuri True Line program, byumva gute? Okay, nkaho ngaho ubundi mbere na mbere ugomba kubanza kugira intego mu buzima bwawe. Njyewe rero intego yanjye na mbere yuko wenda njya muri True Line cyangwa se mbere yuko mfata ikindi kintu runaka, intego mfite mu buzima ni ukutiyandarika. Nuko ikintu cyose nzakora, nakina umupira, mbese nimba ngiye no kubyina nzabyina Kinyarwanda, nimba ikintu cyose nzakora muri nge, intego nihaye nuko ntaziyandarika. Kuba rero navuga ngo nzaza muri True Line nuko nabonye social media ya hano hanze, nko kuri urugero nko kuri YouTube, amacano yose usanga amwe yari ay'amakomedi, kandi komedi nyinshi kugira ngo zirebwe, ubundi kugira ngo muri iyi si turimo umuntu agire views nuko aba yambaye ubusa. Ariko ngiye nabonye ko atari cyo nkeneye, ntago nkeneye kwambara ubusa kugira ngo abantu bandebe, ahubwo nkeneye kwikwiza kugira ngo naba bandi bambara ubusa bandebereho babonye kwambara. Ko hari nk'umuntu gucaho kugira ngo yibagiwe kwambara. Ngiye rero mu ndangagaciro zanjye ngomba gukorera Imana kandi nkayikorera nikwije. Hanyuma Prince yanjye ndashaka kubaza muri uko gusemura kwawe, muri uko kuza kuri True Line program, ngira ngo tunabibutsa True Line program rimwe nemwe tuzaza tugaragaza ukuri nkuko intego yacu bivuga, kugaragaza ukuri kw'ibintu bifatika ariko tugukuye mu ijambo ry'Imana, kugira ngo ibyo byose tukandagiye mu buzima bw'ukuri. Tari bya bindi byo kuvuga ngo Paulo yageze aha, ngo Yohana yakoze. Paulo w'icyo gihe ndi Paulo w'iki gihe ngira ngo nawe uri Yohana w'iki gihe. Nta mpamvu zo kuvuga ngo Yohana yarabatije, nawe uyu mwanya hari ibyo uri gukora kandi twagiranya nko kubatiza. Hanyuma muri mu ntumbero zawe, mu cyerekezo ufite nka Prince ugendeye ku byo uri gukora muri True Line program, abantu benshi barakubona, hari abantu batwandikira batubwira bati ngira ngo uribuka ikiganiro twigeze gukora, uri kuvuga mu Kinyarwanda, umuntu akatubwira ati ngenda tungwe nabona Insco Prince yazi Kinyarwanda. None wowe nk'ibintu nk'umuri muri gukora hano kuri True Line program, intumbero yawe ufite wumva ukavuga uti Prince byanga byakunda urwego nifuza kuba nageraho ni nkuruhe?
ni nko kumbaza ngo indoto zanjye ni izihe kuri True Line. Mu buzima nasanze nk'uko nabitangiye mbivuga nabikomojeho, indoto ntago ari ibintu urarurota. Indoto ni bya bindi ubyuka bikakwahagiza kugira ngo ubigereho, sibyo? Kandi already deja ngiye indoto zanjye nzirimo nzikandagiramo, sibyo? Kuko indoto zanjye ko nababwiye nkunda kuganira, ahubwo nkifuza ko ibiganiro ngiye ngize byumvwa n'abantu benshi, kuko nizera yuko iyo uganira kenshi Imana ikaguhesha n'umugisha ukaba uzi kuganira ibiganiro bigira akamaro, ugerageza kubihuza, ugerageza kubisagiza abantu bose. So njye nawe navuga ngo mfite izihe ndoto zanjye, ko deje indoto zanjye nzirimo. Ndi mu ndoto zanjye zo kugira ngo nsangize isi ibiganiro byanjye bivuga kuri Kristo. So intumbero yanjye cyangwa se icyo nifuza kugeraho cyane nciye muri True Line nuko isi yamenya Kristo biciye muri njyewe, sibyo? Bigaca mu mano yanjye nkereka abantu yuko ufite impano runaka, ariko sipaka itunga isi, sipaka ngo ibe imbuto y'isi, ahubwo nipaka ibe imbuto izavamo igiti kikamera izindi mbuto. So rero niyo ntumbero yanjye, ni nazo nzozi zanjye ko inzozi zanjye already nzirimo. Utumye nibaza ikindi kibazo, hari abantu tujya tubona batwandikira, ngira ngo tunabasubize bamwe na bamwe. Ari abantu bajya batwandikira bakatubwira bati ni ukuvuga ngo True Line program twe tuzi kwigisha ijambo ry'Imana gusa. Prince na Cesar cyangwa Hope na Cesar cyangwa Hope na Prince bicaye hariya bagiye kudevelopa wenda inkuru runaka bayibyazemo ikintu gifatika, ariko bagatungurwa no kujya kubona bakabona duhamagaye nk'umuntu w'umu expert cyangwa ufite experience mu bintu bitandukanye by'ubuzima. Bakavuga bati ubwo ntimwatandukiriye, cyangwa se bakabona ari nk'ibikorwa dushyigikiramo abafatanyabikorwa bacu, ariko ukabona bafite confusion. Abo bantu wababwira iki? Ikintu abantu nababwira, umunsi umwe Yesu yari ari kumwe n'abigishwa be, noneho arimo aragenda, abafarisayo baraza baramubaza ati ese gukora ibitangaza ku munsi utari ubitangaza? Ibyo byatumye nibaza muri Bibiliya ati hari umunsi w'ibitangaza akaba n'umunsi utari ubitangaza. Ibyo rero tubihuza n'abantu benshi bakunda kubona tuzana abantu runaka, kandi nanone ngiye muri Bibiliya Yesu aravuga ati ntago naje gukuraho amategeko, ahubwo naje gutuma mwumva amategeko muyagenderamo neza. So twebwe iyo dutumiye umuntu ntago tuba twatanye, kuko niyo umuntu aje ntavuga inyigisho runaka, icyo tuba tugamije nuko mugira ikintu mukuramo kizabafasha gukomeza mu buzima nyabwo. Numve yuko ubuzima bwawe buri munsi uzaba intungane. Hari n'umuntu uvuga ati kuba intwari ni iki? Kuba intwari si ugufata ngo ubunze umwanzi gukora ikintu. Kuba intwari ni ukuba intwari ahantu uri. Rero bivuga ngo no gukiranuka si ugukiranuka ko wavuze Yesu, gukiranuka ni ugukiranuka mu bikorwa urimo. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Iyo twatumiye undi muntu akaza si uko tuba twaretse Yesu ku ruhande, ahubwo nuko tuba dukeneye ngaze atubwire ibintu tubamo mu buzima, mugerageze kumva ko no muri reality y'ubuzima umuntu ashobora kubamo kandi agakiranuka. Yego. So nuko nabisobanura, ubundi rwose nibyo. Hanyuma turi gusoza Hope, ngira ngo abantu benshi bifuza kuba baba bafatanyabikorwa ba True Line program, cyangwa se hari umuntu wifuza akavuga ngo ngewe mu bushobozi cyangwa mu mpano cyangwa mu muhamagaro cyangwa se wenda hari contribution numva natanga kuri True Line program. Uyu muntu turi gusoza ikiganiro cyacu kuri True Line program, urumva wamubwira iki? Abantu nkuko twabibonye afite impano nyinshi. Rero umuntu wese wumva umutima we umuhatira kugira ikintu akora kuri True Line program, icyo ari cyo cyose, mu bushobozi ufite, mu mpano ufite, mu cyo wiyumvamo, you are welcome. You are welcome. You are welcome. Turi gusoza ndagira ngo nsubize mikoro uwayimpaye, hagari yanjye nanjye mwabibonye ko nashimuse Prince ndashaka gusubiza mikoro yawe, ariko nanjye ndagira ngo ugire ijambo ikintu waduhishe cy'umwihariko kimwe, ijambo uri buze kubwira abantu bakurikiye True. So ikintu nabahishe rero kuri uyu munsi, nashaka kugira ngo musobanukirwe ese True Line ni iki, yaturutse he, imva n'ivano ya True Line ni yihe, ese mu buzima bwa Cesar ni yihe ntego afitiye True Line, mu buzima bwa Hope ni yihe ntego afitiye True Line, ese mu buzima bwa Prince ni yihe ntego afite. So rero nta kintu nabahishe ni iki ngo navuze competition, wowe ni iki wumva wakwifuriza True Line program? Nacyo bazatubwira. Yego, rero nicyo twakomeje kubagaragaza ati rero twe dufite icyo twifuza kuri True Line program, ariko nawe ibyo byose niba uyikurikira cyangwa se niba wifuza ko mugenzi wawe yikurikirana, hari icyo wakuyemo wifuza ko na mugenzi wawe atoramo cyangwa se afatamo. Burya ubuzima bw'umuntu ni nk'inyubako. Inyubako kugira ngo irangire hagenda haba amatafari menshi agiye atandukanye kandi abumbwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Hanyuma rero tubifurije imigisha myinshi cyane
cyane tubabwira ati mukomereze aho kandi mukomeze gukora subscribe share ndetse n'ibindi byinshi bigiye bikora mushyiremo na comment hasi cyane kandi niba hari impano runaka ufite True ntabwo iguheje umuryango wacu urafunguye kuri buri muntu wese hanyuma rero turabakunda tubifurije imigisha n'amahoro.